ashobore kugerayo baba bamurinze ariko rero akurinda umuntu umubererekera iyo akugonze uriya munyonzi ugira icyo bagendaga muri direction itandukanye ukabona muricaranye mu modoka ukamubaza uti bite ugasanga byarangiye byabaye ku muntu ugeraho nari mukurikiye usanga yicaranye n'umunyonzi wese umutipe muhuriye ikirahure cyamenetse yicaranye n'umuntu byarangiye baragongana n'ibombe ibombe igaca mu kirahure mukicarana kandi ukabona yicaye bien wakoraho yumye ndamubaza uyu mutipe uramujyana hehe finally atarangonze akugonze n'iki se kora wafite imodoka akugonze n'iki amaze kugonga se uramuterura muricarana niba uri umuyobozi ushaka lift y'iyo vatiri yihagarike mu gihe ane reka kwicarana nawe ku ngufu kandi wapfuye bose mumbwirira abanyonzi ko ngewe makunda kandi bafite imiryango kandi ko umunyonzi uzaba uwa mbere nzamukura ku bunyonzi mugeze ku bumotari mwanyumvise umunyonzi uzaba uwa mbere azaba uwa Rubavu uwo munsi azarara abaye umumotari muranyumvise kandi azatwara moto ye ntabwo azatwara moto y'abandi so mumbwire abanyonzi batangire bahigane no kudateza impanuka no kutagenda bafashe ku ikamyo no kutagenda nk'ibyihebe no kugerayo amahoro mubimbwira abanyonzi umumotari uzaba uwa mbere mu myitwarire wa mbere nzabukura ku mumotari bwo gutwara moto y'abandi azatwariye uwo munsi muranyumvise umumotari uzahiga abandi bose guverineri na meya n'abapolisi n'abasirikare n'abaturage bakavuga ngo uyu niwe ntangarugero duhagaze aho nta rindi rushanwa imoto aho duhagaze azayatsa iyo abandi nzayimutwarira niyo nyirayo nti tafuta ngini bwana wanyumvise abashoferi ba bisi nakabanga nijyaniye kuko nani uburyo mbivuga ngiye kuvuga se umushoferi wa bisi uzaba uwa mbere nzamuha bisi mana yanjye ndodarwana nabyo ariko ntabwo ari kure yayo ntabwo umuntu akura amanuka umuntu akura azamuka uzayava kuri bisi akajya ku igare numva ahoganisha ako ndakibikiye ku mushoferi wa bisi uzitwara neza nakabanga kanjye n'ikigega cyahariya hakurya muranyumvise ubukangurambaga butangiriye i Rubavu niho tuvugiye ko mugiye mu irushanwa ryo kwitwara neza niho tubivugiye i Rubavu ndabasabye ibihembo by'igihugu cyose bizatangirwe i Rubavu umunyonzi uzaravuye ku bunyonzi akaba umumotari azabe uwa Rubavu umumotari azaguma ari umumotari kagatwariye azabe uwa Rubavu umushoferi n'akabanga kanjye nawe wa bisi urumva hari utwara kwasiteri hari utwara ka minibisi hari utwara kiriya bizaterwa niyo yatwaraga ariko icyo mwemereye nta muntu ukura amanuka umuntu akura azamuka icyo nemereye umushoferi wa bisi n'uwa kwasiteri n'uw'ivatiri uwo munsi azakura azamuka ibisigaye n'ibanga byawe homboka mwayumvise tugabanye impanuka tugire oda mu gutwara ibinyabiziga tugire oda mu kugendera mu muhanda waba utwara imodoka cyangwa igare cyangwa imoto cyangwa ugendamo gusa gira oda duhindura imyitwarire yacu mu muhanda umunyamahanga uzagera hano azavuge ngo u Rwanda rusukuye hose yaba mu mazu
byaba mu muhanda byaba no mu myitwarire y'abanyarwanda, uko batwara igare, uko batwara imodoka, uko batwara moto, birimo disipurine. Impanuka niba izaba ari impanuka nyine, impanuka izaba ari impanuka, ikizabe ari ikintu usa n'uwagendereye kuko wacomoye ka kantu kagabanya umuvuduko, kuko wirutse amasigamana, kuko wagendaga n'ikihebe, kuko wanyoye ibiyobyabwenge. Ibyo byose nutabikora ukagira impanuka, iyi izaba ari impanuka. Ariko nukora kimwe muri ibyo ukagira impanuka, uzaba uri umwicanyi, uzaba ujije Rubavu kuhabyinira umunsi wo gutanga ibikombe. Ngo ndangirize ku kintu minisitiri araza kukivuga neza, cy'uko twatangiye ubundi bukangurambaga bwo gukosorera ikirere cyacu kubera imyotsi. Ibyo ndabirekera minisitiri. Ndabashimiye, mbijeje ko nimubyitwaramo uko twavuganye tuzabyinira i Rubavu. Murakoze cyane. Nyakubahwa minisitiri.